بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. uyu munsi tugiye kongera twibukira hamwe turebera hamwe umwe mu busamuni yakwifashisha Allah akamuhanaguraho ibyaha yaba ibyabanje ndetse n'ibiheruka, kubera ko n'ubusabe dukomora ku mubyeyi wacu dukomoraho Adamu alayhi salam. Adamu we n'umufasha we Hawa ubwo bacumuraga bakarenga ku mbago za Allah bicije bakoresha aya magambo mubona hejuru, ariho bicije bavuga ngo iki, bavuga ngo rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nongo na magambo meza ndenye dufatikanye dusubiremo rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amagambo Adamu alayhi salam ubwo yacumuraga n'umugore Hawa yahise amenya ko yarenze imbago z'Imana. Allah muri Quran avuga ngo twamwishuriye amagambo yo kwicuza. Nko muri dua tubonamo iki, Adamu na Hawa igihe shayitani yabashukaga bakarenga ku mbago ndetse bakajya ku giti Allah yari yababujije, niki bakoze? Bari bakiye rabbana zalamna anfusana, nyagasani twe twihuguje na roho zacu, wa illam taghfir lana, none nyagasani nutatubabarira, watarhamna ngo natugirire impuhwe, lanakunanna minal khasirin, twe turamubanya gihombo. Ngo harimo kubanza gusobanukirwa iki, yani amakosa yacu dukora, ukabanza gusobanukirwa ikosa ryawe wakoze n'iki mbere kujya gusaba imbabazi, no kubanza ukamenya ikosa wakoze ndetse ukanaryemera. Cyaka bidukura muri duane yihe, harimo ubwoba bw'uko igihe cyose Imana itatubabariye twe tuba turi mu nyagihombo, kuko bakosheje ngiye kuba nakosa nta kintu Imana ihomba, ariko twe turahomba. Niyo ngo harimo nukugira impuhwe, yani no kugira ubwo ariko tukaniringira n'impuhwe z'Imana. Wa illam taghfir lana, nyagasani nutatubabarira, watarhamna ngo natugirire impuhwe. Yani urumva ko Adamu alayhi salam yari afite mu kwicisha bugufi cyane, ko yabwiye Imana niba ngo mbere yo gusaba Imana no kubanza ukumva uburemere bw'ikosa wakoze, warangiza ukakira ko yani kuba wakosheje nta kintu Imana ihomba ariko warahomba, kandi ukanamenya ko Imana itakubabarira wowe uri mu nyagihombo. Wa illam taghfir lana, nyagasani nutatubabarira, nuko ngo harimo kutinya Imana, hakamo no kwigira icyizere ko Imana iri busubize ubwo busabe. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, nyagasani ngo tugire impuhwe, hakamo guca bugufi nk'uko uyu mubyeyi wacu dukomoka wa Adamu alayhi salam yaciye bugufi. Ni ukuvuga ngo iyo turebye Adamu na shayitani itandukanye n'iri, Adamu kosa yakiriye nyine ikosa yakoze ndetse yakira intege nke, anasaba imbabazi ndetse anemera ko ari we wakoze ikosa. Nawe shayitani byagenze gute? Shayitani yo ntabwo yigeze yemera ikosa yakoze, ndetse ntabwo yigeze yumva ko ari n'ikimwaro ko yakoshereje Allah, ntabwo yigeze yicuza. Niyo mpamvu icyo yakoze ni iki, yakoze ikosa ryo kubura ibyiringiro mu mpuhwe za Allah. Niyo mpamvu Adamu alayhi salam umubyeyi dukomoka ni duwa nziza wasoma igihe cyose wacumuye, rabbana zalamna anfusana, nyagasani twe twihuguje na roho zacu, wa illam taghfir lana, nyagasani nutatubabarira, watarhamna ngo tugirire impuhwe, lanakunanna minal khasirin, twe turamubahombye, turamubanya gihombo. Ni aya ya 23 muri surati al-A'raf, ni sura ya 7. Niyo ngo bitwibutsa neza twese nk'abantu turakosa, n'umubyeyi dukomokaho Adamu alayhi salam nawe yarakosheje, ndetse n'umugore Hawa yani bicuza muri magambo. Allah yakira kwicuza kwabo inshallah taala, kubushake n'ubushobozi bwa Allah. Natwe igihe cyose tuzayakoresha, igihe cyose tuzaba turi kwicuza, Allah azakira ubusabe bwacu. Nsaba ko uru rwibutso twarugeza ku bandi, tukanibukiranya idua, tukayiga, tukayifata mu mutwe, tukayisoma kenshi, ndetse tugatoza n'abacu kwicuza, kubera ko ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo bene Adamu twese, bene Adamu bose ni abanyamakosa, ariko umunyamakosa mwiza ni wabona umenye yuko yakosheje akicuza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.